ikaze nanone mu kiganiro igikosi cyo kuri uyu munsi rero twaje kuvuga kuri match yahuje Rwamagana City ndetse na TBF. Muri kumwe nanjye Uwera Jessica hamwe ko bisanzwe na Eve inonga ako kandi warukibagiwe ubutungane se ko umuntu hatabwibagirwa ibintu byanjye. Anyway, uko rero match yagenze muri rusange turaza kugenda tubigarukaho n'amashusho turaza kugenda tubibona tudatindiye abadukurikiye se ntitwabwira 11 babanjemo kugira ngo tugendere mu mukino neza. Ya 11 rero babanjemo, reka duhere kuri systeme bakoresheje 4-3-3. Yego. Mu yandi magambo bivuga ko yari defenseur, aba defenseur bane kuri mediane batatu ndetse n'abataka batatu. Reka duhere ku umuzamu yari Itindiho Agape, yari yambaye nimero 50. Hanyuma Ryan aka Ziggy yari yambaye nimero 21. Rahmad uzwi nka Hamad yari yambaye nimero ya 12. Eugene aka Frui akaba ari na kapiteni wabo yari yambaye 4. Olivier akaba ari aka ZH nawe akaba yari yambaye 15. Abo ni kuri defense ndetse n'umuzamu. Sabo gusa no mu kibuga hagati rero harimo Arms bakunda kwita Tabiso yari yambaye nimero 15. Cindy Jesus aka Kibude yari yambaye nimero 10. Harimo Benjamin bakunda kwita Kabenja yari yambaye nimero 16. Abo ni mu kibuga hagati. Dukomerezeho kuri attack harimo Carlos aka Robertinho yari yambaye nimero 16. Harimo Musa bakunda kwita Messi yari yambaye nimero 17. Hanyuma Olivier aka Mukude yari yambaye nimero 6. Ngiyo systeme bakoresheje 4-3-3. Nabo bakinnyi babanjemo isaa 9 n'igice sifuza batanije umukino. Nguko match rero uko byatangiye ubona ko abana bari gutinya. Urumva Rwamagana City ni mu cyiciro cya mbere. Hanyuma abandi nabo ni Academy. So byatangiye harimo gutinya ariko kaga konflikt y'imyaka ukuntu gutinya ya noneho umupira wakiniwe hagati hafi igice cya mbere cyose. Ndibuka ko mu gice cya mbere numva Rwamagana temwe izamu rimwe na batsindira temwe izamu rimwe. Urumva se buriya twavuga ko nabo bari badutinye. Academy kaba gatinyitse ibasa ariko umwana gutsinze Academy koko ukurikije kuntu abana bahageze basavuga ibano bana na Academy kuntu bambaye kuntu basa myitozo bikoresho ako kantu ubona ko gakanga adversaire. Niyo mpamvu abonye bifata iminota 45 yose karangira nta gitego kigiyemo. Ngaye nguko iminota 45 yose yarangiye nta gitego kigiyemo. Ikindi navuga nuko kuri uyu mukino abana batsinde discipline yabo yari ku rwego rwo hejuru. Tactical mubabonaga bameze neza kuko nta namakosa bakoze yatumye wenda batanga amakarita kuko ku ruhande rwa Rwamagana numva barabonye amakarita 3 y'umuhondo. Carte jaune 2 n'eshatu ntago nebuka neza ariko urabona ko nyine ibyo umutoza yari babwiye gukurikiza bituma badakora amakosa aremereye kandi ntibanatsindwe babikurikije kuko igice cya mbere cyarangiye nta karita rimwe y'umuhondo babonye. Urumva rero nuko byagenze uretse ko iyi match n'ubundi baradutsinze ariko nabwo reka mbyite ko ari ku mahirwe. Gutsinda harimo ku munota 14 w'igice cya kabiri hari ukuntu batayemo concentration gato cyane gato igitego twese twabonye urushundura runyeganyeza ariko nyine nta nubwo Rwamagana ntabwo nabonye batabiserebu ntabwo bagiserebuye nabo kimeze nk'icyabatunguye nabo ntabwo bagiserebuye kimeze nk'icyabatunguye rwose. Ngayo nguko rero uko byagenze badutsinze igitego kimwe rwose ku busa cyahamana ariko baduteye na pote ebyiri ariko hari imipira nawe yakuyemo ibitego byabazwe. Uyu muzamu ntago ari umuntu woroshye katuvuge ngo courage koze save kabisa mwese ariko n'abana bose bo muri rusange abana bose mukomerezeho mushyiremo agatege menye icyo mushaka mugire inzozi ziremereye zizabasunika kugira ngo mugere kure kuko ikigaragara cyo muri mu maboko meza. Hanyuma ikindi rero icyari kigambiriwe kuri iyi match ikintu cy'ingenzi nyamukuru
cyo gukina iyi match ya gishuti bwari mu rwego rwo gutinyura abana kandi koko nimubibona namwe ukuntu bimeze ku mashusho urabibona ko harimo akantu ko gutinya karimo k'igihunga no kutamenyera kumva ngo dukine n'abantu bo muri Première Division so urumva rero byari ibintu bitaboroheye ariko mu gice cya kabiri wabonye ko umukino watangiye kuryoha bari bamaze kugenda biyumvamo bari kumenyera ntekereza ko umutoza buriya yababwiye ati mwabonye ko igice cya mbere kirangiye munganya ni ukuvuga ko muri ku rwego rumwe birashoboka ko namwe mwabatsinda kubera ko umupira nibwo wongeye usa nkaho noneho utangira kujya uva hagati kuko hari nk'ibyagize rwose uriya nimero 10 Jesus yagiye gutsinda igitego rwose ateye umupira nyine uca inyuma gatari ko wabonaga ko ari igitego gihari pe. Reka twizere ko ubutaha bizagenda neza hanyuma urumva kwari ukwitegura kuba twakina muri Feasa kuri ubu ngubu ariko imyiteguro myiza abana bariteguye cyane imyiteguro myiza cyane ariko kuri ubu ngubu byegejwe inyuma nabyo biri kuduha umwanya wo kwitegura cyane n'andi mahirwe kugira ngo tubone n'izindi match dukina kugira ngo tugire experience kuko ndatekereza ko buriya umutoza amakosa yabonyemo muri iriya match agiye gutangira kuyakoraho abana bazamura urwego nabone izindi match ntabwo ari match yo kugaragaza amakosa no kugaragaza ubuhanga reka tuve ku ruhande rw'amakosa ko no kwitinyura ku bana ariyo tukaba dushaka kubona cyane bagomyeza bazamura urwego n'ibyiza bafite babizamure ku buryo tuzagira igihe cyo kugenda muri Tanzania abana batyaye ikindi no kujya muri deuxième division ni byiza cyane urumva rero bazajya muri Feasa deuxième division yaratangiye ni ukuvuga ngo nimba Feasa nimba ya shiftinze yabashize muri December so urumva twege dufite umwanya wo kwitegura dufite igihe kinini biranashoboka cyane ko twayiza imikino ya deuxième division izaba yaratangiye ni mu kwa 10 ahubwo Feasa tutanayizanye cyaba ari ikibazo gikomeye none abana bafite amamace bagiye kuba bari muri kuruse amaguru yabo ari bafite competition mu maguru dufitemo amarushanwa menshi under 17 deuxième division and then Feasa muri December ahubwo ubuyobozi batsinda bubaka akabati ko gushyiramo Feasa murumva rero abana nabo birabashyira ku gitutu gikomeye ibintu mwitoza ife yuko ushyiramo imbaraga ukabasha no kubikora bya bindi mani hari ukuntu wabonye umwana atakaza umupira ugahita ubona ukavuga habaye iki kandi waba uri kureba imyitozo yabo ukabona uburyo ameze neza ufite bibagiwe ko bafite adversaire nyuma yabo kuri icyo cyo nakubwira wabonaga umwana afasha aperi neza y'umupira akacuma ariko akagira ngo adversaire ari imbere gusa kandi inyuma baba bahari byerekana ko bari bamenyereye imyitozo ntazi ngo inyuma ye hari undi muntu uri kumupushinga ashaka kumutsinda twizere ko tacticoma bara coach nawe azatubwira icyo ari kubikoraho bakurikije ko yabonye match cyane ko iyi match yari yo gutinyura abana kwerekana gushaka ubunararibonye experience cyane rwose teamwork kwerekana ntago ngiwe nimba afashe umupira ndi muri equipe hagaba ruwanje nindamuka mutakaje twese turatsindwa nindamuka nitwaye neza twese turatsinda yaba ari runaka yaba ari gardien yaba ari defenseur haba ari kuri mediane ndetse no kuri attaque kwereka nyine ni teamwork ariko iriya match abari n'amahirwe kugira ngo umutoza yerekane ko ibyo yigisha si ibyo niyigisha tacticoma bimeze gute mu kibuga technicoma bimeze gute tacticoma physiquement mentalement ariko bagomba kubakora kuri mental cyane kugira bumve ko nabo nimba umuntu wo mu kiciri cya mbere dukinnye match akaba badutsinze igitego kimwe nabyo mu kubyo budasobanutse ntago byari bibi cyane buriya bari byiza buriya ushobora gutangira nabwo utsinda bana bakirara sasa twarakomeye twageze twajya biriya gutsindwa kuri bituma umutoza abona aho ahera babwira ati kosora iki tugende kandi inzira bari kujyamo very amazing wisha ni byiza cyane ko baracyafite igihe kinini cyo gukora ariko nanone reka tureke kucyita kinini cyane hoya gukora nta gihe kinini gukora bari icyo gihe icyo gihe bakore icyo gihe bari icyo gihe bakore kabisa icyo ufite gitange ku gihe kuri icyo gihe kuko ejo ntihabaho rega none hawe ni none kora utange ibyo usabwa byose
ndumva hari n'ikindi twavuga nkushinye nko ku magambo umutoza wa Rwamagana City yatubwiye Ruremesha wenda turaza kureba turaza kumwumvira neza ariko nawe yashimye collectivité y'abana aratangara cyane abana bangana kuriya ni guti bafite discipline tactique batirunda hamwe nyina yaratubwiye ati nanze ko tubatsinda ibitego byinshi ariko natangaye ati kandi nabonye ari ikipe ifite organisation bikomeje gutya byaba urubuto rwiza ruzavamo abakinnyi beza. Aho ibyo rero twanaboneraho no gushimira ubuyobozi bwa TBF, tugashimira aba coach Bangala, coach Kasimu, coach Jafet w'abazamu. So urumva rero umurimo mwiza kandi ntabwo ibintu bari gukora twabigaya, ntabwo ari imfabusa rwose, ntabwo ari imfabusa, ahubwo mukomerezeho abana bakomeje kubona n'izindi match byafasha cyane. Ariko twashimana Rwamagana yatumye tubona uko twipima aho tugeze. Sora niko twabyita. Mbo nubwo nayo dushima ariko nako turayishima kuko byatumye hari ibindi tubona. Rwamagana City mwubahwe. Turabubaha rwose. Kandi muzongere mudutumire tubereke none. Ikindi iyi equipe nayo nagaraga fuka imvugo rimwe. Harimo abantu benshi batandukanye ni kwano turi muri harimo abakinnyi benshi hano turi kwivugira ati ndabatsinda harimo abanyamahanga benshi bavuye Bugande harimo bitaba Kawunga harimo bitaba Kambarisa Ritajate bakina muri Rwamagana abakinnyi benshi bamenyekanye muri Premier Division nimwumve turi kwivuga ngo mugere ngo iroroshye none se n'abaragize deuxième division ndumva bari muri Premier Division bazamutse umwaka ariko bazamutse ndumva nta kipe yabatsinze batsinzwe finale gusa na Sunrise batwara igikombe cya deuxième division barakomeye nabo barakomeye rwose natwe rero mutwitege muri deuxième division twitege twaza mwajya he ko tuje tubatsinda ngayo nguko ndumva ari ibi mu ncamake match yabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 reka tubashimire ivi reka tubashimire abakunzi bacu bakomeze badukurikire like share subscribers natwe tuzakomeza kubagezaho ibintu byiza salute Coach mwiriwe neza mwiriwe turabashimira ko bitabiriye ikiganiro cyacu match yarangiye ndetse n'abasore Football Academy match muri rusange mwayibonye mute bo yari match nziza yari match idufasha mu buryo bwa tactique kubera ko ushaka kureba abakinnyi bawe tactiquement ushaka ikipe isa nkaho wenda iri ku rwego rwo hasi ariko byanshimishije cyane urwego nabonyeho aba bana ko baracyari batoya kandi tactique murabona ko bahagarara neza mu kibuga ngiye ku bwanjye navuga ko natunguwe n'aba bana ntabwo nkurikije uko nababonaga imyaka yabo taye yabo numvaga natwe dushobora kubatsinda ibitego byinshi ariko nkurikije uko biregrupa byari bigoye kubatsinda so ndashimira rero umuntu wakoze iyi equipe abatoza baba bana kubera ko baduhaye akazi nibakomereza hano koko biragaragara ko u Rwanda mu minsi iri imbere ruzaba bafite abakinnyi beza Coach koko nibyo murabona abana bana bo kwigisha uko babonye bafite icyizere kuri football y'u Rwanda iri imbere cyane gusa buriya umupira ntago wonyine uhagije bisaba discipline no gukora nibagira discipline bakabikunda nibaza ko bazaba abakinnyi beza pe bazaba abakinnyi beza gusa encadrement yabo nanone ariko aho bari nkurikije uko byonyine hari ukuntu ubona ikipe ukabona ukuntu yambaye ukabona ibikoresho byabo ukabona organisation yabo ubona ko ni equipe koko ifite gahunda nibikomeza gutya rero ntibacika intege nibaza ko tuzabona abakinnyi beza nimba ari equipe azagira equipe nziza nimba ari no gutanga abakinnyi kandi ariyo gahunda afite nibaza ko uzajya utwara abakinnyi ko nabonye nk'umukapiteni wabo nabonye nk'uriya mwana nomero 10 nuko ntazi izina rye nabonye uriya muzamu nk'abo bana n'abakinnyi beza cyane n'abakinnyi beza cyane mu myaka 2 bazaba barangije kubamo abakinnyi beza n'abandi ni beza ariko nk'abo ngabo batatu niwe uhita ubona bagutunguye nyine imikinire yabo n'imyaka bari Coach ni mutumwa kimwagenera abana bifuza gukina umupira w'amaguru bo icyo nababwira nuko football y'ubu wabaye umwuga babishyiremo umuhate bashyiremo imbaraga bashyiremo ubushake football ubu ngubu itunga umuntu ikamutungira n'umuryango wabaye akazi ariko noneho bagire gute bagerageze kugira discipline discipline nicyo kintu gituma n'uwo mwuga wabasha kuwukora neza nicyo cyonyine naho ubundi ibindi ndibaza ko
umupira ni ukwiga ni uguhozaho ibindi byose biragana. bari abana mwakinnye nabo muri akademi ya futuboro ni iki mwabwira abashoramari batinya gushora imari yabo umupira w'amaguru bavuga ko bashobora guhomba? futuboro burya biterwa na organization. Ubikoze neza ntushake kubyiharira ukabiha abatekinisiye ukabishoramo. Futuboro ubu yabaye business ni ikintu gikomeye cyane. Nk'aba bana nibaza ko mu myaka 3 iri imbere 4 bazavamo abakinnyi beza kandi bazaba ntushake kubikora ngo ushake guhita wunguka aka kanya, ariko wihangane imyaka 3 4 uzabona umusaruro ku buryo uzi kuba inshuro 2 cyangwa 3, kubera ko umwana umwe cyangwa 2 bashobora kuzagufasha izo dépenses zose wakoze muri iyo myaka 3 cyangwa 4. Abandi urumva ko byagenda biba inyungu rero, kuko ntutekereze gusa ko wabakinisha hano mu Rwanda, utekereze ko wanabaforma kugira ngo bajye gukina hanze. Nyumve ko ugomba gukorera isoko ryo mu Rwanda gusa, wumve ko wakorera n'isoko ryo hanze. Coach, mu gusoza ni ubutumwa kimwagenera abakunzi ba Rwamagana City? Abakunzi ba Rwamagana City barabizi, ngira ngo match ya mbere twarayitakaje, turi kwitegura match ya kabiri. Abakinnyi twaburaga, ngira ngo abakinnyi bacu b'abanyamahanga ntago babashije kudufasha kubera ibyangombwa, ariko ubu nibaza ko nkurikije uko mbyumva birimo biragenda neza ku buryo tuzajya gukina kwa kabiri byabonetse. Batujya inyuma rero, natwe tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabona amanota y'umukino ukurikira. Coach, turabashimiye cyane kandi tubifurije amahirwe masa. Murakoze cyane.